Iyi nkuru yacu y'uyu munsi tuyitangirana n'umukobwa mwiza witwaga Brenda wari wasohokanye n'izindi nshuti ze. Brenda wari wasohotse igihe cyaje kugera nuko arataha. Atashye ageze mu rugo asanga ababyeyi be bicaye barimo kuganira. Bahise bamusuhuza bamwishimiye cyane. Brenda nawe arabasuhuza ubundi yicara iruhande rwa mama we ngo atangire amutere story z'aho yari yagiye. Yahise afata telefone ngo amwereke amafoto ati mama ntabwo ushobora kubyizera. Mama we n'amatsiko menshi cyane ati nibiki se kandi nyereka turebe. Yahise ashaka gufata iyo telefone nyine ngo abyirebereye. Brenda aramuseka ariko mama nawe ugira amatsiko rwose, urabona ukuntu ushaka gutangira kureba amafoto utazi nayo ariyo nshaka kukwereka, uretse nyagireho nkwereke neza. Brenda yahise ayageraho aramwereka ati reba mama, reba Divine mubyara wanjye ukuntu akomeje kudusebya. Mama we ati zana turebe. Yararebye atangira guseka no kuzuminga ngo arebe neza ati mana yanjye ibi ni ibiki ndimo kubona, none se ibi ni ibiki afite ku mutwe, bino bisuko si byo yazanye hano ejo bundi kandi nabwo tubona bitangiye gusaza bisa nabi, none se ubu yatinyutse abizana mu kirori? Hoya rwose ntago yatinyuka. Ubu koko yabuze n'amafaranga yo kujya muri salo kubera icyo abantu bakabya. Brenda ati mama njyewe rwose ibya Divine ntukabimbwire mba numiwe. None hari kureba kano gakanzu yari yambaye, uzi ko buri pati yose tugiyemo ari kazana, nta soni n'ukuri ajya agira, njyewe biba byanshanze. Mama Brenda n'umukobwa we bakomeje guseka cyane bava ku mutwe bagera ku rukweto. Mama Brenda ati inkweto nayo sibwo bwa mbere nyimubonyemo pe, ntago ari bwo bwa mbere ayihoramo nayo, kuki abantu batajya bamenya gusirimuka? Brenda ati Divine aransebya mama, hahandi mba nagize n'isoni zo kuvuga yuko ari kazini wanjye, uzi ko kuvuga yuko hari ikintu dupfana mba numva binteye isoni, n'ukuri ni umuturage ntago azi kwiyitaho, birambangamira pe, kandi nyine mbona ngerageje kugira ikintu mubwira byamurakaza nkahitamo nyine kumwihorera. Bakomeje kuvuga uwo mubyara wa Brenda Divine no kumuseka cyane, si we gusa kandi bavugaga kuko n'abandi bose barebaga mu mafoto. Brenda yagiraga ikintu abavugaho cyo kubaseka nyine no kubasotora. Abafite amatelefone atagezweho batatinyukaga no gufata ngo bafotoze, abafite imodoka zishaje n'ibindi n'ibindi. Papa Brenda yumvaga ibyo bavugaga arabihorera akomeza kwicecekera, ariko ageze aho guceceka biranga arababwira ati ariko se mwariki aho kuvuga abandi, murimo murabaseka nyamara ntimuzi impamvu y'ibyo byose baba bakoze. Ubwo se bo bahera mu kenda kamwe no mu rukweto rumwe ari uko bayobewe aho imyenda myiza n'inkweto nziza bigezweho bigurirwa? Ntimugapfe kuvuga abantu gutyo gusa mutazi n'impamvu yabateye gukora nk'ibyo bakoze. None ariko biteye n'isoni kumva muvuga mubyara wanyu Divine gutyo, muyoboye ko aribwo akirangiza kwiga nta n'akazi yigirira. Mama Brenda ati reka ikibazo sakaza atarabona, kuko iwabo ni abakire cyane nta n'ikibazo cy'amafaranga bafite, nuko bagira ubugugu banga kuyarekura. Gufata 150 bakagurira umwana wabo ikanzu nziza igezweho ajyana mu bandi, bakamuhereza 20 ajyana muri salo akagenda asa neza, nibyo byabakenesha? Njyewe nta kintu umwana wanjye azigera mburana nkiriho. Mama Brenda yahise atangira gukora umukobwa we mu musatsi awumanura neza ati Brenda mwana wanjye igihe tukiriho ntukagire icyo tuburana, ujye utubwira gusa, utubwire icyo ukeneye cyose ntukifuze tugihari, ujye wambara neza use neza witeho ube umukobwa mwiza, sibyo? Uzi ko Divine umuntu amurebye agira ngo ni umukecuru kandi akiri umwana we, amafaranga y'iwabo nta kintu na kimwe bamariye. Papa Brenda byakomeje kumubabaza kumva bakomeza kuvuga umwana wa mushiki we gutyo. Ati ndabasabye mwikomeza kuvuga umwana wa mushiki wanjye gutyo, usibye isano dufitanye kandi n'undi muntu uwo ari we wese ntimugomba kumuhindura igitaramo bitewe n'imibereho ye. Icyiza kurutaho niba bibabaje ni mubasange mubaganirize mubagire inama y'uburyo bagomba kwitaho no gukoresha amafaranga yabo kuko nibyo byaba byiza kurushaho. Brenda ahita avuga ati oya papa nawe rwose ubwo urumva ibyo bintu nabikora, ubwo urumva najya imbere ya Divine nkatangira kumubwira ngo ujye wambara neza ujye usa neza usirimuke,
ujye ugura fone nziza igezweho yo kujyana mu bandi, ujye uhindura imyenda n'ibindi n'ibindi. Hoya nubwo ansebya rwose ariko nta kintu na kimwe nzigera mubwira ntagiye kundakarira. Papa we ati none niba utayumubwira ngo abimenye abihindure ugakomeza kubivugira aho ngaho, urumva bimaze iki kandi urumva byahindura iki? Rero niba utabasha kugenda ngo ubimubwire ntibikanaguhangayikishe, kuko kwicara hano mukamuvuga mukamuseka ntacyo bimaze usibye gutakaza umwanya wanyu no gucumura ndetse no kwibabariza umutima. Nta kintu na kimwe biba biri bukemure usibye ko biba bitanabareba, kuko buri muntu wese agira uko atwara mu buzima bwe, kandi si ngombwa ngo ajye agenda asobanurira buri muntu wese umwibajijeho impamvu akora nk'ibyo yakoze. Apfa kuba yumva kuri we iyo mpamvu yatumye abikora yumvikana. Papa Brenda amaze kubabwira ayo magambo yose babuze icyo barenzaho, Brenda ahita ahaguruka ajya mu cyumba cye, ababyeyi be nabo basigara aho ngaho baganira. Papa Brenda abaza umudamu we ati uba ubona ibintu ubutoza umwana ari byo? Kuki umutoza kwicara akavuga bagenzi be ukanabimufashamo? Ese ni uruhe rugero rwiza urimo kumwereka? Kuki ubundi umutoza gukoresha amafaranga cyane ariko ntumutoze no kuyakorera? Mama Brenda ati rega biriya tuba tuvuga bari kwivugira gusa, mba numva nta n'ikintu bitwaye. Naho ibyo gukorera amafaranga byo nawe rwose urakabye. Umwana uvuye mu ishuri ejo bundi wamuretse akabanza akiruhukira, uragira ngo atangire ajye arara adasinziriye ashaka amafaranga ku myaka ye nk'iriya koko? Papa Brenda ati umuntu urangije kaminuza niwe wita umwana agomba gutangira gukorera amafaranga, akabona ukuntu kuyakorera bivuna, ni nabwo azajya amenya no kuyakoresha neza. Mwanze gukora, mwanga gushaka akazi, mwanga nuko mbashingira business byibuze ngo mutangire mukore. Mu by'ukuri murashaka iki? Wanze wowe no gushaka perime ngo ugiye witwara? Ubwo ko kuba wumva buri gihe cyose ugiye ahantu ari ngombwa gushaka umushoferi? Yego sinanze kumushaka, ariko hari igihe biba ngombwa ko nawe witwara nk'igihe wenda bitunguranye cyane. Mama Brenda kumubwira ibyo bintu byose yumvaga rwose atagomba kubikora. Yabonaga imitungo y'umugabo we ihagije, akabona nta kazi agomba gushaka, akabona kandi ko n'ikintu cyose atagomba guhangayikishwa nacyo, kuko yumvaga amafaranga bafite yazajya akemura ibibazo byose. Papa Brenda yakomeje kumwumvisha yuko akazi ari ngombwa, n'urwo ruhushya rwo gutwara ibinyabiziga yamubwira ko agomba kurushaka katari n'ibintu bigoye. Maze Mama Brenda ageze aramubwira ati ariko si ibyo bintu byose nabanjyamo nshaka iki, ndwana nabyo kubera iki koko? Ko umuntu ashaka akazi kugira ngo abashe kubaho neza, nkaba mbayeho neza, ibyo bindi naba ndimo kurwana nabyo kugira ngo bigende bite? Mwene ibyo ngibyo babyita kutanyurwa. Papa Brenda aramubwira ati ese ko ibyago bitera bidateguje, nk'ubu ngubu ndwaye cyangwa se nkapfa, mwabaho mute? Ubona mutasabiriza? Avuze ibyo gupfa Mama Brenda ubwoba buramwica, ariko aramubwira ati have rwose wivuga ibyo gupfa. Waba wicwa n'iki se? Waba ujya hehe? Uramenya ibyo gupfa nta birimo, wikomeza no kubivuga rwose bitanadutera umwaku. Bakomeje kuganira, Papa Brenda akomeza kumwumvisha ko nawe ari ngombwa gushaka ikintu yakora, kandi akanakurikirana bya hafi business se nawe akagira amakuru azimenyaho. Mama Brenda yaje kubyumva aranabyemera, nawe yemera gutangira gukora. Bamufungurira company ye. Atangiye gukora yakeneye abakozi bazajya bamufasha, ndetse muri abo bakozi yumvaga akeneyemo n'umuntu w'umuhanga cyane uzamufasha, kuko mu by'ukuri we nubwo yari agiye muri ibyo bintu nta n'ubumenyi buhagije yari abifiteho. Umugabo yari yamwemereye kumufasha, amwemerera kuzajya amuba hafi, ariko ntabwo byamukundiraga cyane kuko yabaga ari bize cyane mu zindi nshingano. Mama Brenda yashyize imyanya y'akazi ku isoko n'ibizamini birakorwa. Mu bari bakoze ibizamini byanditse hari harimo umuhungu w'umuhanga cyane witwaga Mucyo. Icyo gihe liste isohoka y'abatsinze ibizamini byanditse niwe wari wagize amanota ya mbere. Icyo gihe yari yicaye afite liste arimo kwireba muri telefone ye, ariko nta byishimo na bike yari afite, nta guseka. Wabonaga bisa nkaho nta n'ikintu bimubwiye kuba yatsinze, yanatsindiye kuri aya manota yo hejuru gutyo.
byakabaye ari ibintu byagombaga kumushimisha cyane akanaserebura, ariko rwose Mucyo nta kintu na kimwe byari bimubwiye, yari akonje cyane wagira ngo hari yanatsinzwe. Inshuti ye babanaga Bright yahise ibona iyo lisite, maze ariko Bright we arishima cyane ati wawu Mucyo iteka urantungura, uzi ko wongeye ukaba uwa mbere, ndabona rero ufite amanota ya mbere, lisite zose zisohotse z'ibizamini by'akazi izina ryawe niryo riba ribanza. Felicitation ni ukuri, iteka ryose urantungura cyane. None se ko mbona utishimye bro, byagenze bite? Mucyo ati nishima, ubu se nishimye kubera iki? Nshimishwe n'iki? Nishimye ngo nuko ndi uwa mbere kuri iyi lisite. Ibizamini byose nkora buri gihe bisohoka ndi uwa mbere nyine nk'uko umaze kubivuga. None se kuba ndi uwa mbere simbona akazi bimaze iki? Buri gihe mba ndi uwa mbere ariko amahirwe ntajya nsekera, sinzi ukuntu bigenza. Ahari navukanye amahirwe make y'akaya ndirimbo. Mucyo yahise atangira kuririmba iyo ndirimbo yari irimo amaganya menshi cyane, yaramaze kubwira Bright, atangira kuririmba ati abandi barushwa no kuvuka naho njyewe nduha buri munsi kugeza gupfa, ndahendahenda amahirwe yanjye ariko akanga kunsekera, ndahendahenda amahirwe yanjye ariko akanga kunsekera. Amahirwe yanjye niba yaragiye hehe? Niba hari umuntu wanteye umwaku, niba byaragenze bite simbizi. Bright yarasetse, araseka cyane ati ihangane brother, ihangane n'ukuri, reka kwiheba ndakwinginze, wenda wagerageje amahirwe biranga kenshi cyane, ariko kuri iyi nshuro wabona bizacamo. Mucyo wari wihebye cyane ati bicamo iki? Ariko se njya numva bavuga ngo dufite ba marayika murinzi badushinzwe batureberera, nyine bashinzwe n'imibereho myiza yacu. Uwanjye we rwose njya nibaza aho yagiye bikanyobera, niba yarantaye, niba byaragenze bite simbizi pe. Bright yakomeje guseka ati ariko Mucyo noneho wabaye iki koko wihebye cyane? Ariko Mucyo wajya unashimira Imana byibuze ko n'ibyo bizamini byanditse uba wabitsinze. Ubu se nkuba noneho yanatsinzwe wajya avuga iki? Oya ni ukuri hangane, kandi byibuze unashimira Imana yuko nyine buri gihe utsinda, buriya byanze bikunze hari igihe bizakugirira akamaro. Mucyo atumva nuko nanga kudepoza ngo umutima utazajya unshira urubanza ukambwira ko wenda noneho byari gukunda iyo nza kugerageza, ariko nakabaye narabiretse. Ibaze ko noneho na interview zose mba nazitsinze, gusa ku munota wa nyuma nkajya kumva nkumva ngo bashyizemo abandi kandi naranabarushije kubera wenda ikene wabo n'izindi mpamvu njyewe ntajya amenya. Bright ati hangana inshuti yanjye, nkuziho ubuhanga n'ubushobozi, wowe komeza ugerageze ntugacike intege. Impamvu akazi kose wenda utakabona nk'uko uba ubyifuza nuko wasanga batarakawe, wasanga wenda kaba katanakubereye, Imana ikirimo kugushakira keza kurushaho. Akawe burya karahari uko byamira kose, bishobora kuzakugora cyane wenda bikanagusaba kwihangana cyane, ariko uko bizakurushya kose nizera yuko iyo ikintu ari icyawe byanze bikunze ukigeraho. Mucyo ati aha urakoze kunkomeza, wa mugani kandi ke gucika intege nizere, wasanga nari ntangiye gucika intege kandi ari bwo wenda ibyanjye byari bigiye kuza. Reka ntegereze iriya interview ndebe ibizavamo. Mucyo rero atangiye gucika intege, noneho yatangiye kongera kwisubizamo imbaraga no kwikomeza, atangira kongera kwiremamo icyizere kubera Bright yari yakomeje kumukomeza, kandi niko yahoraga, yari inshuti nziza, yahoraga amuhumuriza anamubwira ko umunsi umwe bizakunda. Buri buke umunsi wa interview ugera, Mama Brenda n'abagombaga kumufasha guhitamo abakozi bari batangiye kwitegura. Akababwira ati tuzahitemo abantu tubona bashoboye,
bazankorera akazi neza ariko kandi banari smart, basa neza, bameze neza. Yakomeje kubabwira amabwiriza y'abakozi yifuza bari bo, maze nabo bamubwira yuko bazabyubahiriza. Mucyo nawe yari yiteguye, agashati keza cyane yagateye ipasi, ikoti ari uko, ipantaro nziza cyane ari uko, urukweto rwiza cyane yari afite narwo yaruhanaguye rwaka, mbese nawe imyiteguro yarageze kure. Kubera ubushomeri nitwo twenda tuzima yari asigaranye yambaraga agiye mu kizamini cy'akazi, nta handi hantu hatujyanaga kugira ngo tudasaza. Gusa amatike nayo yari amaze kumushiraho kuko guhora atega buri munsi agiye mu bizami nabyo byamusabaga amafaranga menshi kandi nta nayo yinjizaga. Gusa iyo habaga ari hafi ntabwo yirirwaga atega, yigenderaga n'amaguru. Bright babanaga ariko nawe yaramufashaga cyane kuko ubusanzwe yari umushoferi atwara taxi voiture. Iyo byakundaga yabanzaga kumugezayo ubundi akikomeza akazi ke. Muri icyo gitondo ariko Mucyo ari bujye mu kizamini bwo ntago byakunze kamutwara kuko yari yararanye gahunda n'abantu ari buzinduke atwara ahantu kure cyane kandi bakirirwayo umunsi wose. Yagombaga gutaha nimugoroba. Yamusabye imbabazi ko atabashije kumujyana. Mucyo ati ntago ugomba kunsaba imbabazi kandi nta n'ikibazo, nta nubwo ari kure cyane, ndagenda n'amaguru ndagerayo. Bright ati hoya ntago wagenda n'amaguru, utagerayo wahindanye wabize ibyuya rwose, ntago byaba ari byo, ugomba kugerayo ugifite fresher umeze neza cyane. Yahise amuhereza itike ariko Mucyo arayanga. Ati Bright ntago nakomeza kukugora gutya, reba uranshumbikira, maranye nawe hafi umwaka umenya kuri buri kimwe cyose, none koko njye nkomeza nkongerereho no kumpereza amafaranga y'itike? Oya rwose hoya wikirirwa umpereza itike, ndi bugereyo ntago ari kure, humura. Mucyo itike yarayanze burundu. Ati rero rwose ndagerayo n'amaguru. Bright ati ariko ntago wakabaye uyanga, kuyemera nta n'ikintu bitwaye kuko erega kugufasha gutya mbifata nk'ibintu bisanzwe kuko urenze cyane kuba inshuti yanjye, uri umuvandimwe wanjye. Mucyo ati ibyo unkorera birandenga, uratandukanye cyane, abantu nkawe muri iyi si bafite umutima nk'uwawe ni bake cyane. Imana izamfashe neza yose ingirira nanjye nzayikwiture. Nta bindi byinshi bavuze. Bright yamwifurije amahirwe masa ubundi ahita agenda mu kazi. Mucyo nawe amasaha yegereje kugira ngo ajye mu kizamini yatangiye kwitegura, arambara maze abona araberewe cyane. Nkuko yizeraga yuko Imana ishobora byose, yabanje gusenga ubundi arangije afata urugendo aragenda. Ari mu nzira agenda mu muhanda w'itaka yanyuragamo kubera ukuntu imvura yari imaze iminsi igwa, wari wuzuyemo ibyondo n'amazi y'ibiziba yagiye arekamo kubera umuhanda utari ukoze neza. Mucyo yagombaga kugenda yitonze cyane yigengesereye kugira ngo hatagira akondo na kamwe kamutarukira. Yumvaga adashaka kugaragara nabi, ashaka kugerayo asa neza cyane nk'uko yavuye mu rugo ameze. Ageze imbere gato ariko yumvise imodoka inyuma ye. Yahise atangira kwihuta ngo iyo modoka imugereho arenze ahantu habi yari ageze kuko yabonaga haretse amazi menshi cyane y'ibiziba kandi akumva adashaka ko iyo modoka yamutarukirizaho. Yenda kuharenga nyiri iyo modoka nawe wari waje yihuta cyane yahise amugeraho maze amutera bya byondo byose byo mu muhanda. Mucyo yatinyaga ko byamugeraho. Mucyo byaramubabaje cyane, yumva neza ni nkaho ijoro rimuguyeho kuko yari atangiye guhindana. Ibintu atifuzaga, ibintu atashakaga, ibintu yari yahereye kare akwepa nibyo byari bimubayeho. Mucyo umujinya waramwishe, atangira kumwirukankaho. Ati uratinyuka ukagenda n'ibyo unkoreye? Kuko n'ubundi yari amaze guhindana. Yirutse ku modoka y'abandi akandagira aho abonye hose kuko ntacyo yari akirimo kuramira, n'ubundi kwiyanduza byari byabaye. N'ubundi yasaga nabi cyane. Yakomeje kwiruka inyuma y'imodoka y'abandi maze umukobwa wari uyitwaye abonye ukuntu uwo muhungu arimo kumwirukankaho ahita ahagarara. Uwo mukobwa wari utwaye iyo modoka kandi nta wundi yari Brenda, ari nawe twatangiranye iyi nkuru. Brenda amaze guhagarara yarahindukiye abonye ukuntu umuhungu urimo kumwirukankaho asa, araseka aramureba. Ageze aho asohoka mu modoka ye ahita agenda amusanga. Mucyo nawe yamugezeho yahagiye cyane, aramubwira ati
urabona ibintu nkoreye. Brenda atumva nari narangaye, ntabwo nari nabonye kuriya muhanda urimo amazi kuriya, biriya bintu by'ibyondo birimo rwose nanjye sinari nabibonye. Rero wikigira nkaho ubabaye cyane wenyine kuko nanjye ndababaye. Urabona imodoka yanjye ituzuyeho ibyondo, urabona ukuntu isa. Mucyo atari ko se uko nguko niko usaba imbabazi? Brenda ahita amubwira ati uragira ngo ngusabe imbabazi gute? Nkubwire se ngo zana iyo myenda yawe njye kuyimesa, ngende se ngo ukarabye nkora iki? Uragira ngo nkora iki mu by'ukuri? Reka nigendere, urimo urantera igihe. Brenda yahise ajya mu modoka ye akuramo amafaranga arayamushyira atakira. Ubwo ni amafaranga ushaka ko nguha niyo atumye unyirukankaho? Nuko ahita akomeza kumbwira ati ubundi muba mugenda n'amaguru mu biki ko muba mushaka guteza abantu ibibazo gusa. Akomeje kuyamuhereza avuga n'ayo magambo yose, maze Mucyo yanga kuyafata. Brenda aramubwira ati urayafata cyangwa ntabifata? Mucyo yarayarebye ati amafaranga yawe ntago ari yanteye ko kwirukanka inyuma nk'uko urimo kubitekereza. Njyewe icyo nifuzaga ni uko umenya ikosa ukoze ukanarisabira imbabazi. Brenda ati imbabazi? Imbabazi z'iki ariko? Ariko mukunda imbabazi ye ntazo ngusabye. Nuko ahita ayamutsindagira mu mufuka w'ipantaro yari yambaye ati niba ubabajwe n'imyenda yawe nanduje, ngaho ugenda ujye kuguramo iyindi. Ahita agenda yikaraga ubundi yinjira mu modoka ye. Mucyo yasigaye aho ngaho ahagaze n'agahinda kenshi cyane, yumva atumva ukuntu umukobwa mwiza nk'uwo yabonaga yirata akanasuzugura gutyo. Umukobwa mwiza nk'uwo yabonaga nta kinyabupfura na gikeya afite, ahubwo yumva yuko amafaranga ari yakemura ibibazo byose. Mu by'ukuri yumvaga atarimo kubyumva. Mucyo yakomeje guhagarara aho ngaho yireba atekereza n'ibimubayeho, mu by'ukuri yumvaga atabyumva. Yabonye kandi aho ngaho amaze no kuhatakariza iminota myinshi. Yarebye ukuntu yahindanye, abona atahinguka mu bantu ameze nk'uko yari ameze. Yatekereje gusubira inyuma ngo asubire mu rugo ajye kwambara imwe mu myenda ya Bright, ariko abona nabyo bishobora kumusaba iminota myinshi cyane kurushaho. Mucyo yarebye amafaranga umukobwa amuhaye, abona ko agomba kuguramo indi pantaro n'indi shati. Yari azi ko kubibona biri bworohe, ariko siko byagenze. Yazengurutse nk'ahantu hatatu, ariko abona atarimo kubona imyenda yifuzaga. Yahise abona kugira ngo akererwe agomba gufata ibyo abonye, ubundi apfa kubishyura arigendera, abasigira ibyo yari afite muri envelope, ababwira ko ari buze kuza kubinyuraho atashye. Mucyo yahise agenda nubwo ataraberewe cyane nk'uko yabyifuzaga, akambara igipantaro kinini kimuruta, igishati kinini, kubera yuko atari afite umwanya wo kujya kubigabanyisha ku mutayeri. Ariko byibuze yasaga neza, ntago yari yuzuyeho ibyondo nk'uko yari ameze. Yarihanganye agenda ameze uko nguko n'agahinda kenshi cyane. Yarebaga ku isaha akabona haraburaho iminota mikeya kugira ngo batangire. Akihagera abandi bantu bari bategereje ikizamini nk'icyo yari aje gukora baramubwiye bati ese ni wowe Mucyo? Baguhamagaye bwa mbere barakubura, ubu harimo uwagukurikiraga nyine wa kabiri niwe winjiye. Mucyo byaramubabaje cyane. Iyo bitaba Brenda ibyo byose ntago byari kuba bimubayeho. Yanze guhita agenda ategereza ko uwo nguwo wa kabiri wari winjiye asohoka, gahita agenda asaba imbabazi, maze ko kuwa kabiri agisohoka bahamagaye uwa gatatu. Mucyo mbere yuko uwa gatatu yinjira ahita agenda abanza kubabwira yuko nyine nawe yahageze. Baramubwira bati wowe sohoka igendere, ibyo byarangiye. Mucyo atangira kubasobanurira ibibazo byose yahuriye nabyo mu nzira, ariko baramucecekesha banga kumwumva. Yarasohotse n'agahinda kenshi cyane, yanga guhita ataha ngo byibuze bose nibarangiza, kubera yuko nyine yabonaga batari benshi cyane, ngaze guhita yongera yinjire abinginge abasaba imbabazi, arebe ko bamubabarira bakamuhereza amahirwe. Bagenzi be bari bari aho ngaho baramubwiye bati ega nushaka wigendere, bano bantu wagira ngo barimo bariyenza. Ibaze yuko baje bakadusanga aha ngaha n'amasaha ataragira, maze bakatwandika bakavuga ngo uri buze nyuma yaho nta kizamini bari buze kuza kumuha. Ikizamini cyari butangire saa 3, bo bari bagitangiye saa 2:20. Mama Brenda yari yanditse abahageze icyo gihe akavuga ati
umukozi mwiza nshaka ntuzajya ahagera kare. Ese umuntu atangiye akererwa mu kizamini cy'akazi, mu kazi byazagenda bite? Nuko nguko imyanzuro ye yatumye benshi babura amahirwe batari banakerewe. Ariko kuri Mucyo we byari bitandukanye cyane, kuko iyo biba atari Brenda umukobwa we, byose ntabwo byari kuba byabaye. Gusa icyo gihe ntabwo Mucyo yari azi ko Brenda ari umukobwa we. Mucyo wari wanze kuva ku izima yakomeje guhatiriza, maze bose barangije kubabaza yasigaye aho ngaho wenyine arinjira kugira ngo byibuze abinginge bamutege amatwi bamwumve, bumve uko byamugendekeye. Bamwe bahise bavuga bati nyamara uyu musore reba igihe yahereye ukuntu yanze no kugenda, twamuhaye amahirwe tukamwumva. Mama Brenda aramwitegereza, areba igipantaro yambaye kitamufashe, areba igishati kimuruta, areba uko ameze, aravuga ati nta mpamvu rwose zo kumuha amahirwe. Ese twabwirwa n'iki ko atari mu kutubeshya? N'abandi bose bakererewe rega bari bafite impamvu zumvikana. Mucyo ati nyamara nta nubwo nari nakerewe rwose. Mama Brenda ati noneho ugiye kuvuga yuko ari njyewe wibeshye? Niba nahisemo amasaha yo gutangiriraho ntabwo ari wowe ugomba kumvuguruza. Abaje nyuma y'amasaha njyewe navugiye yuko mugomba gutangiriraho, mwese nabafashe nk'aho mwakerewe. Ngaho ugenda kandi utureke twikomereza akazi ko guhitamo, kuko nta yandi mahirwe turi buze kuza kongera gutanga. Abakozi tuzahitamo muri bariya. Genda kandi wa muhungu we ntiwongere kututakariza umwanya. Yamubwiye nabi cyane, ahita aza ashaka no kugenda amusunika ngo ajye hanze, adakomeza guhatiriza ashaka gukomeza kwisobanura. Mucyo n'agahinda kenshi cyane yaratashye, ariko yumvaga nawe ibyamubayeho uwo munsi bisa nk'aho ari inzozi, yumvaga atarimo kubyakira. Noneho we wavagamo buri gihe yakoze interview, icyo gihe yari avuyemo na interview atayikoze kandi atari yanakerewe kubera imyanzuro ya Mama Brenda. Mbega umunsi mubi yagize. Mucyo utari ufite ikindi kintu yakora yaratashye. Ageze mu rugo yagizeyo n'agahinda kenshi cyane, yihebye cyane. Telefone ye ahita ayikuraho, yumvaga nta n'umuntu n'umwe ashaka kuvugisha. Icyo gihe yari yihebye, yumva ari mu isi ya wenyine, no kurya ntabwo yigeze abishobora. Ese nawe wigeze ugera mu bihe nk'ibi ngibi wumva bisa nk'aho ijuru ryagutereranye, ukabona neza izuba ritazongera kurasa? Ese ibyo bihe nk'ibyo bishaririye wigeze ubasha kubisohokamo? Niba warabisohotsemo se byibuze bijye bigutera gushima Imana. Reka dukomeze n'inkuru yacu. Bright yaratashye asanga Mucyo yihebye cyane, aramubwira ati ariko se noneho byagenze bite? Nahereye kare nguhamagara ngo mubaze ukuntu byakugendekeye, ariko numvaga telefone yawe itariho. None se Mucyo ko mbona utishimye? Bahise babatangariza uwatsinze mukiriyo. Mucyo yanze kugira ikintu amubwira kubera agahinda yumvaga afite. Bright nawe akomeza kumuhata ibibazo ati none se wasohokaga bakubwiye yuko watsinze cyangwa watsinzwe? Mucyo ati yo nibura n'ibyo ngibyo byabaga, byibuze niyo ninjira nkaba natsinzwe nkabimenya. Bright ati simbyumva. Ese yicara ati nyamara ibintu bishobora kuba bikomeye kurenza uko njyewe ndimo kubitekereza. Ntabwo wigeze ukora ikizamini cy'akazi, byakugendekeye gute? Mucyo yatangiye kumubwira uko byagenze, ukuntu byose byatangijwe n'umukobwa wamuteye amazi y'ibiziba nyine yo mu muhanda yuzuyemo ibyondo. Ati ukuntu yari umukobwa mwiza, gusa ni mwiza ariko yambabaje cyane, yanteye agahinda. Iyaba ubwiza yari afite inyuma ari nabwo yakabaye afite imbere. Bright ati ariko ndumva ari n'umwana mwiza kuba yanaguhaye amafaranga. Iyaba ari undi nta nayaba yigeze aguhaye, gukomeza akigendera ntanahagarare. Mucyo ati wapi kumereza amafaranga si uko ari ubwana bwiza, ahubwo n'ubwirasi cyane. N'umwe muri ba bantu bumva yuko amafaranga ari byose, akumva kuko yaguhemukira kose, uko yakubabaza kose ntacyo bitwaye, kuko nyine amafaranga ye aba yizeye yuko ari buze kuza kubikemura. Bright ati ihangane inshuti yanjye, ihangane ni ukuri ndumva wahuye n'umunsi mubi cyane, gusa ariko ntiwihebe, reka dushake ikindi kintu waba ukora kuko iby'akazi ko ndabona bikomeje kugorana. Umva rero inshuti yanjye, gutwara byo ndabizi yuko usanzwe ubizi kuko
iyi modoka yanjye ugiye itwara hano muri quartier kandi no mu muhanda munini ndabizi wajyamo nuko ufite ubwoba kubera nyine nta byangombwa byo gutwara ufite. Rero shaka ibyangombwa byo gutwara. Mucyo atariko ibyo byose urabizi yuko bisaba amafaranga. None si ibyangombwa urumva nabishaka gute nta mafaranga? Bright ati oya rwose ayo ngayo si ikibazo, ntugire ikibazo ndayatanga. Rero ibi bintu mbimazemo iki? Numara kubona ibyangombwa byo gutwara tuzashaka uburyo naho utahita ubona imodoka yawe utwara nazajya ngushakira ibiraka kuri bagenzi banjye nk'igihe wenda batakoze ukajya uroba ugatwara. Humura ntago tuzigira tubura uburyo nawe wagira amafaranga make yawinjiza. Bright akomeza kumubwira ati humura bro, ubuzima uko bwaba bumeze kose tugomba guhangana nabwo kuko tuba tugomba kubaho, kandi humura igihe kimwe bizagenda neza. Bright yari asanzwe afasha Mucyo, ariko none icyo gihe Mucyo yabonaga birenze. Bright gufasha Mucyo si uko yari afite amafaranga menshi y'umurengera, ahubwo nuko ibibazo bya Mucyo yabyishyiragaho akibaza ubuzima bwe buramutse bumeze nk'ubwa Mucyo uko byaba bimeze, akibaza ukuntu yaba abayeho, akishyira mu cyimbo cye maze akumva agomba kumufasha. Yagiraga byinshi yigomwa nk'umusore kugira ngo byibuze n'inshuti ye Mucyo igera aho igera. Amafaranga yasabwaga yari yatanze, maze kubw'amahirwe Mucyo nawe akoze ikizamini ku nshuro ya mbere uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga ararubona. Barishimye cyane, yari intsinzi ikomeye cyane kuri bo. Icyo gihe Mucyo ntago yahise abona imodoka yo gutwara nk'uko yabyifuzaga, ariko Bright nk'uko yari yarabimusezeranyije yaramufashije. Umunsi umwe Bright yaramubwiye ati ejo ntago nzakora, mfite urugendo kandi nzajyana n'abandi bantu bazantwara. Aramubwira ati Mucyo, ejo imodoka yanjye ni iyawe umunsi wose, ntago nzaba mpari. Mucyo arishima ati kuva saa 10 za mu gitondo ndaba ndi mu muhanda. Mucyo nta kintu na kimwe cyamushimishaga nko kubona abonye amafaranga yunganira Bright, nawe akamufasha nko kwishyura inzu, guhaha n'utundi tuntu bakeneraga. Uwo munsi koko Mucyo yarazindutse cyane ajya mu muhanda kugira ngo arebe ko yabona abakiriya. Ku ruhande rwo kwa Brenda naho papa we na mama we bari babyutse, ariko Brenda ntago yari ahari, yari yaraye kwa nyirasenge iwabo wa Divine. Papa Brenda muri icyo gitondo yabyutse yumva atameze neza, kandi no mu minsi yari ishize yabaga yumva atameze neza. Yumvaga ameze nk'ufite umunaniro mwinshi cyane, kandi akumva afite n'inyota nyinshi cyane ndetse agasonza buri kanya. Nubwo yari amaze gufata amafunguro ya mu gitondo, amaze kunywa icyayi, ariko yumvaga afite inyota nyinshi cyane. Ako kanya yahise asuka ikirahure cya ji nuko aranywa. Mama Brenda aramubona ati ariko usigaye unywa amaji cyane. Papa Brenda ati nanjye sinzi impamvu rwose isigaye bintera, sigaye nshaka kwihagarika kenshi cyane buri kanya, bigatuma mpora n'inyota nkumva nshaka kunywa buri kanya, kandi rero ntago nakomeza kunywa amazi gusa ngira ngo nkayarambirwa. Niyo mpamvu ngenda mvangamo n'amaji n'ibindi bintu byo kunywa bitandukanye, kandi nanone nsigaye numva nshaka kugira icyo mfata buri kanya kubera inzara mba mfite. Simbizi ibintu by'inzara n'inyota bisigaye bimereye nabi cyane muri iyi minsi. Mama Brenda akibyumva ati nyamara uko kuntu umeze, ibyo bimenyetso byose uvuze n'ukuntu umaze iminsi uvuga umerewe, nigeze no kumva ibimenyetso bya diabete numva bimeze nk'ibyo ngibyo urimo kuvuga. Papa Brenda acyumva ibyo bintu ngo bya diabete ati reka rwose nta diabete naba ndwaye, naba nayikuye he? Nawe iwacu wayirwaye uramenye we kongera no kwivuga. Umudamu we ati nyamara nubwo mu muryango wanyu nta wifite, ariko twakisuzumisha kuko buri gihe ntabwo ituruka mu muryango. Twazisuzumisha tukareba kuko n'iyi myaka yacu tugezemo erega ni risike. Papa Brenda ati abagore ndabazi mugira ubwoba bwinshi koko, mugira ubwoba bw'ubusa. Nta kintu na kimwe ndwaye, humura. Naho ibyo kuba maze iminsi ntameze neza wasanga ari umunaniro, kuko maze iminsi ntaruhuka kubera akazi maze iminsi mfite. Papa Brenda wari umaze kunywa icyo kirahure cya ji yari amaze gusuka, yahise amanuka ngo ajye mu kazi, ariko
akomeza kumva birimo kwanga yicara mu ntebe zari ziri aho ngaho. Mama Brenda atari ko se akazi k'uyu munsi uragashobora, aramubwira ati ngomba kukajyaho uko byamera kose kuko hari abashoramari tugiye kubonana, naho najyayo nkasinya ku masezerano tugiye kugirana nabo gusa byaba bihagije. Ikibazo ndumva ntari buze kuza gushobora kwitwara. Umudamu we byahise bimucanga ati none biragenda bite? Wa mugani wawe rero wiriye kumenya gutwara imodoka nanjye, kuko ndabona ko hari igihe umuntu akenera gutwara byihuse. Ubuse nk'ubu ngubu imodoka ziparitse hariya zose wa mugani ntazi no gutwara, biteye isoni pe. Ubu simba nkutwaye tubigenze gute se? Mpamagare umushoferi wanjye abanza kugezeyo aze kuza kugaruka kumfata, tubigire gute? Mama Brenda yabitekerejeho atariko reka mpamagare Brenda, wasanga ari mu nzira aza numva ahantu ageze, ahageze ahita gutwara. Yahise amuhamagara koko ati bre ugeze hehe? Brenda wari ukiryamiye n'ibitotsi byinshi ati ma ntabwo uzi ko ndi kwa anti, ubu se urumva naba naje muri iki gitondo koko naraye kwa Divine, ntabwo bizi? Mama ati ndabizi ariko wakabaye wazindutse uza, none se ubundi kubera iki warayeyo? Brenda ati yari yadutumiye twari twagiye gutaha supermarket ye yafunguye. Mama we ati utaha se wararagayo mu biki? Brenda ati rega bayifunguye nijoro kandi nyine nabonaga babishyize ku rundi rwego, bari babishyize ku yindi ntera, byari ibirori bikomeye cyane. Divine yashimiraga abamufashije ngo agere ahageze, avuga ubuhamya bwe ukuntu yazigamaga amafaranga akiyima utuntu twinshi dutandukanye, akavuga ukuntu bamuhaga amafaranga yo kugura amafone meza ahenze, we akigurira ya make, akagura imyenda iciriritse, ubundi nyine ayasaguye akayabika. Ni byinshi mama ndabikubwira neza. Mama Brenda yabitekerejeho yumva burya Divine rwose ni umuhanga cyane, azi n'ubwenge, kuba atarapfushaga ubusa amafaranga hari ibindi bintu agamije kugeraho. Byabaye nk'ibimutera ishyari, ahita abwira umukobwa we ati urabumwira se umbwira ibiki? Ngwino taha, ndumva yari arimo kubishonguraho nta kindi. Umva nari nguhamagaye ngo uze ugeze papa wawe ku kazi, ntago ameze neza. Brenda ati ariko niba atameze neza aho kugira ngo abanze ku kazi ahubwo yabanza kwa muganga. Maze mama we ati no kwa muganga ari buze kuza kujyayo nuko ashaka kunyura ku kazi, hari impapuro ashaka kubanza gusinya. Brenda ati mama ndaje, ariko se ubu ngubu kumpamagaye nkiryamye, ubwo ngubwo najya kuhagira arya ariko namukereza. Mama we ati banguka ntacyo bitwaye, nituba tutarabona undi aragutegereza. Mama Brenda yahise abwira umugabo we ko Brenda ashobora kuza kumutwara ariko nyine ko ataranabyuka akiryamye. Ahita areba ku isaha arambwira ati oya, niba ari uko bimeze ntago namutegereza, reka duhamagare taxi voiture. Bahise bahamagara undi mushoferi ngo aze amutware, ahita ababwira ko yiteguye rwose ko agiye guhita aza akamujyana. Papa Brenda kumva yuko umushoferi yiteguye ahita avuga ati reka mpagarare hariya kuri gate tudatinda, naza ahita mfata tugende kuko ndashaka kwihuta cyane nkagera ku kazi. Yahise asezera ku mudamu we gutyo ngo ategerereze hanze. Mama Brenda nawe amusezeraho ariko aramubwira ati umbabarire mugabo mwiza, ntangiye kwicuza impamvu wahereye kera umbwira gushaka permis simbyemere, ubu ngubu sinari kuba nkutwaye nkabanza nkakunyuza kuri clinique ugahita ukomereza rimwe nyine ujya ku kazi. Papa Brenda ati humura wikicuza, umushoferi ugiye kuntwara ubu ngubu agiye no kuhagera, reka ngenda ahubwo ntamukereza. Yarasohotse, Mama Brenda nawe asigara yitegura ngo aze kuza guhita ajya mu kazi. Papa Brenda agisohoka uwo yarategereje ahise amuhamagara ati boss nyihanganira n'ukuri rwose mise nkubitana n'umudamu uri kunda nenda kukugeraho, barampagaritse mbura ukuntu mbigenza, mbura ukuntu mbahakanira. Ibaze nawe umudamu ugiye kubyara, nta kundi rwose nabigenza, nawe urabyumva ko ntari kumusiga ku muhanda. Ihangane kabisa, hamagara undi cyangwa niba ntawe ufite umbwire mugushakire. Papa Brenda ati nta kibazo, reka mpamagara undi kuko ntago nakurenganyiriza, ibyo ngibyo ukoze ni ibintu byumvikana cyane. Bahise batandukana kuri telefone. Papa Brenda ahita ashakisha izindi nimero z'umushoferi yabonamo kugira ngo amuhamagare aza amutware.
agifite telefone ye ariko arimo kurebamo nimero yahamagara, ntabwo yamenye igihe yagereye hasi, yahise yikubita hasi. Umukobwa wari wicaye aho ngaho wacuruzaga mituyu niwe wamubonye bwa mbere, ahita agenda yirukanka amusanga, n'abandi bantu bahita bahahagarara bari kureba ikintu yaba abaye. Mucyo nawe wari uri mu muhanda atwaye yaryohewe n'amafaranga yari amaze kwinjiza, Papa Brenda yikubita hasi, yaramurebaga ko yendaga kumugeraho. Yahise aza amuparika iruhande, ahita avuga ati nimumfashe tumushyire mu modoka tumugeze kwa muganga. Baramuteruye bamushyira mu modoka, baramubwira bati iwe ni hariya ruguru kuri kiriya gipangu. Ahita abwira bamwe mu bari aho ati ngaho nimugende nyine mubabwire yuko umuntu wabo agize ikibazo, baze bamuherekeze tumugeze kwa muganga. Baragiye barasona, barakomanga, bakora igishoboka cyose ariko ntibabakingurira. Mucyo ati rero njyewe ntago nakomeza gutegereza umuryango we, ikihutirwa nuko uyu mugabo mugeza kwa muganga. Yababwiye ibitaro agiyeho ati mukomeze mugerageze, nibafungura mubabwire ko ariho tugiye maze badusangeyo. Mucyo yahise agenda yihuta cyane, maze ubundi ageza Papa Brenda kwa muganga. Amaze kugenda abandi basuye kuri gate ngo bakomange. Mama Brenda arabumva ariko arabihorera, atabona bo rwose barashaka iki. Baba bakomanga bamena abantu amatwi, bamena abantu umutwe. Urumva igihe bahereye bakomanga uzi ko wagira ngo iki gipangu ni icyabo. Barimo barakomanga nk'abahuruza bateye asyi. Bakomeje gukomanga ntibarambirwa kuko bari babizi neza ko ariho Papa Brenda yari asohotse kuko avamo. Bamwe mu bari aho bari bamubonye asohoka ava muri icyo gipangu, ntabwo bigeze barambirwa, bakomeje gukomanga kuko bumvaga bagomba kuhava byibuze babonye umuntu umwe wabo bamubwiye ukuntu byose byagenze. Mama Brenda yakomeje kubumva bikomeza kumutera umujinya, ageze aho araza n'umujinya mwinshi, arafungura atangira kubatuka kuko yari abonye ari n'abantu baciriritse. Ati nk'ubwo nta soni, igihe mwahereye mumena umutwe ubwo muri mu biki? Nkawe wa mukobwa we ucuruza mituyu, ko mbona ufite ibuye mu ntoki ari naryo urimo gukomangisha, urashaka iki mu by'ukuri? Ese ubu ngubu ngiye kubarega kwa mudugudu ko mwantereye urugo, ubwo ngubwo naba mbarenganyije? Uwo mukobwa yahise amubwira ati ariko se wagiye ubanza ugasuhuza abantu ukababaza n'ikibagenza? Ayo magambo yose umaze kuvuga n'ukuntu urimo kudusuzugura no kudutuka ushobora kuza kubyicuza. Mama Brenda ati mbyicuza se habaye iki? Uranyumvira? Reka mfunge nigendere, ndumva murimo no gushaka kuntuka. Uwo mukobwa aramubwira ati uretse gufunga tubanze tukubwire, umva umugabo wawe umutaximana aramutwaye amujyanye mu bitaro, ameze nabi cyane, mumusangeyo, nta bindi bintu byari bituzanye, twari tuje kubamenyesha gusa. Bahise bigendera. Mama Brenda ahita birukanka inyuma ati ayiwe mana we, ngo bigenze bite? Umugabo wanjye Papa Brenda mu bitaro, ndabinginze nimuhagarare mumbwire. Bakomeje kwigendera baramwihorera, nawe akomeza kubirukankaho, maze ahita agenda arabafata ati nimumbwire ndabinginze ngo byagenze bite? Baramwishikuza bati uradushakaho iki? Uratubaza iki ko wahereye kare watwirengagije naho usohokeye ugashaka kudutuka ngo twagutereye urugo? Natwe rero duhe amahoro twigendere, ntabwo dukeneye kuvugana nawe. Mama Brenda arabinginga ati nimumbabarire, n'ukuri ndabinginze nimumbabarire mumbwire byagenze bite? Kuko bagiriraga Papa Brenda bamubwiye byose uko bimeze, ubundi barigendera. Ariko baramubwira bati twizeye ko utazongera gupfa guca abantu amazi uko wiboneye kose. Baragiye. Mama Brenda nawe asigara aho ngaho ari mu muhanda byamuyobeye, yabuze n'icyo gukora. Mama Brenda yarigaye cyane kutita ku bintu kwe kwari kumukozeho, nk'umuntu wari uvuye mu rugo amubwiye yuko atameze neza, nta nubwo yigeze amuherekeza ku muhanda byibuze ngo arebe ko yabonye uko agenda, cyangwa se niba kumuherekeza atarabishoboye ngo anamuhamagare yumve ko yabonye uko agenda, yabonye umuntu umutwara. Icyo gihe yabuze uko agira, ahita asubira mu rugo maze areba imodoka ziparitse aho ngaho zose ukuntu zingana, ariko abona nta n'imwe azi gutwaramo. Yumva rwose nawe akomeje kwigaya cyane. Yahise afata telefone ngo ahamagare Brenda, yumva ahageze
maze kubw'amahirwe Brenda ahita abona nawe arahageze. Brenda mu kuhagera yabonye mama we yataye umutwe, atangira kumubaza ikintu yabaye. Mama bamutekereza byose ukuntu byagenze ko papa wari mu bitaro. Nta no gutinda bahise bagenda kumureba ku bitaro, bari bababwiye ko ariho bamujyanye. Mama Brenda utarasohokaga, nta make-up, nta guhumura n'ibindi byose bigaragaza amafaranga yari afite kandi akabihora aba atameze nka we. None icyo gihe yasohotse n'ibitambaro mu mutwe, yambaye kamambiri, yari yataye umutwe neza neza. Bageze kwa muganga basanze papa Brenda abaganga barimo kumwitaho, barababwira bati umuntu wanyu ararwaye kandi amerewe nabi cyane, nyine turi buze kuza kumujyana mu nzu y'indembe dukomeze kumwitaho ariho ari. Ku bigendanye n'uburwayi bwe bababwiye ko basanze afite isukari nyinshi cyane mu maraso, ko ariyo yatumye ajya muri koma. Mama Brenda ati nari nabitekereje kandi biriya bimenyetso rwose nari narabyumvise. Twagize uburangare aba arahise ajya kwa muganga bigishoboka. Babahaye uburenganzira bwo kujya kureba ukuntu umurwayi wabo amerewe, ariko ntibatindana bahita bagaruka bahagarara ahantu ku ruhande. Nuko muganga arababwira ati mushimire uriya muntu wamubazaniye, ntako atagize, arimo arirukanka mu bintu byose, n'ubu ngubu yanze kugenda mutarahagera. Baramubaza bati ariko se ubundi ari hehe ko arimo kumubona? Muganga arababwira ati hari imiti yagiye kuzana. Ako kanya Mucyo yahise ahagera, azana iyo miti yari yagiye gushaka, ayizanye kandi yaje ubona arimo kwiruhuta cyane yirukanka kugira ngo aramire umurwayi. Iyo miti ahita ayihereza muganga. Muganga aramubwira ati uri umuntu mwiza cyane Mucyo, rero iyi ni famiye y'uriya mugabo, uyu ni umudamu we n'uyu ni umukobwa we. Muganga yahise ajyana imiti ngo ayihereze umurwayi, abandi nabo barasigarana. Mucyo yahise abasuhuza ati nitwa Mucyo nk'uko muganga amaze kubivuga. Nabo baramusuhuza baramwibwira, ariko ubona byabayobeye babuze neza icyo bavuga, bari bameze nk'abanyagiwe. Brenda yari yahise amwibuka. Mama Brenda nawe kandi yari yahise yibuka ukuntu cyagiye muri interview byagenze, ukuntu yamusohoye nabi cyane, amureba nabi, ubona nyine yamuciye amazi, yamusuzuguye, ubona nyine bisa nk'aho ari umuntu udafite icyo amaze. Mucyo kandi nawe bose yari yahise abibuka, ndetse akumva anatunguwe cyane no kubona abantu bombi batumye uwo munsi we umugendekera nabi gutyo hari umukobwa na mama we. Brenda na mama we kubona ukuntu umuntu basuzuguye ari we ubafashirije papa wabo, bakomeje kubura ikintu na kimwe bavuga. Mama Brenda ahita abasigana ati reka njye kwitaba telefone ndaje tuganire. Ageze imbere Brenda nawe yumva batari busigarane bonyine ngo abone ikintu avuga n'aho areba, abwira mama ati mama buretse nkubwire. Mama yarahagaze, Brenda ahita agenda amusanga, ahita amwegera aramubwira ati mama rwose ntago nagumana n'uriya muhungu, reka sinabishobora, genda musigarane ndigendeye, nagenda ndaza, ntago nabona ikintu muvugisha, ndumva namwaye, nabuze naho nareba pe, reka mama genda mugumane. Mama we ati nanjye rega nuko umwana wanjye, none se ngewe ko hari ukuntu tuziranye nawe kandi bitameze neza, wowe muziranye mute? Nawe se muraziranye kuko umwana wa? Brenda ati yego mama, nanjye nuko bimeze, turaziranye kandi tuziranye nabi cyane, noneho nta nubwo ngewe nzi n'ukuntu nabigusobanurira. Nuko mama arambwira ati niba rero nawe ari uko nguko bimeze, ngwino tugende twese tumusange, byibuze urajya unkura mu isoni nanjye ngukure mu isoni. Bose bahise biyemeza kugaruka kuko nta n'umwe wari witeguye kwicarana nawe bonyine. Mucyo ibyo bari barimo yarabirebaga, yarabonaga neza yuko batewe isoni no kuza kumugera iruhande, maze ku mutima akavuga ati mbega ukuntu guhemuka ari ibintu bibi cyane, dore bose bagize ibimwaro kunyegera byabacanze. Bamaze kumusanga yahise ababwira ati mwese ndabona atari yo nshuro ya mbere mbabonye, Imana ishimwe ko yongeye kuduhuza. Mama Brenda ati guhura se nyine guhura, Imana ni igitangaza da, ntawamenya uko ihuza abantu, natwe biradutunguye kukubona, nako nyine biradushimishije, kandi wakoze cyane ku byo wakoze, wamutabaye, wamubereye umurwaza, Imana iguha umugisha. Mucyo
ati murakoze gushima rero kuko mwahageze, ndumva nagenda noneho. Mama Brenda ati duhereze nimero zawe za telefone tuze kuza kukohereza agafanta kuko tuvuze ibyo kugushimira byo ntago twabona uko tugushimira. Mucyo yabahaye nimero ye ya telefone ariko arababwira ati n'iyo fanta ni ukuri ntago ari ngombwa kuko kumufasha sinabikoze aricyo ngendereye, bwari ubutabazi nagirira n'umuntu sanze ku muhanda udafite n'umuryango. Nuko arababwira ati namwe ndumva nifuza ko mwampa nimero zanyu za telefone kuko nzajya nza kumusura, ndazikeneye kuko mbere yo kuza nazajya mbanza nkabavugisha, hari ubwo uza utahamagaye ugasanga n'umurwayi baramusezereye cyangwa se baramwimuriye nko mu kindi cyumba ugasanga kumubona biragoranye cyane. Uwo munsi bamuhaye nimero zabo za telefone nawe abahereza ize, nuko arangije arigendera. Mucyo amaze kugenda Brenda na mama we bararebanye bose bavugira rimwe ngo mbega ibimwaro. Mama Brenda atari ko se mwana wa mwahuriye hehe, byagenze bite? Brenda nta guca ku ruhande amubwira byose uko byagenze. Ati cyakoze mama ntakubeshye iryo joro naraye ntasinziriye. Ibaze ko ubwe yanyisabiye kumusaba imbabazi ariko kuzimusaba bikananira kubera ko akwihagararaho kwanjye, maze mu kuhikura nyine nkamuhereza amafaranga nkahita nikaraga nkigendera. Brenda akomeza kumubwira ati kuva uwo munsi kandi byananiye kumukura mu mutwe wanjye. Isura ye yahoraga ingaruka mu maso, ukuntu nabonaga ari umusore ucishije make wiyubashye yiyambariye neza cyane, narangiza nkamuhindanya sinamusaba imbabazi. Mama we ati urimo kuvuga uwo munsi neza neza mwahuriyeho? Umva ari wo munsi yaraje muri interview wanjye tukamushinja gukererwa maze tukamusubizayo nabi cyane, njyewe ubwanjye nkamwisunikira n'amaboko yanjye nkahita mfunga umuryango. Mama yamubwiye ukuntu byose byagenze kandi ko kuri liste yo mu kizamini cyanditse ari we wari ufite amanota ya mbere, ariko kubera yahageze bamurenze byose bikaba imfabusa. Brenda arababara ati byose ni amakosa yanjye natumye abura akazi. Mama we ati ni njyewe ufite amakosa, abamfashaga icyo gihe bansabye kumuha amahirwe ariko ndanga kuko nabonaga bitanavamo rwose. Yari yambaye urupantaro rubyina rutamufashe wagira ngo yaruziritse, igishati kinini wagira ngo nicyo kimwambaye aho kugira ngo we ayambare. Yewe ukuntu yari yambaye rwose nawe ntibari kumuha akazi, byari ibyenda bibyina bitamufashe, bimwe bamwe mu babyeyi bagurira abana babo ngo bazabikuriramo. Nuko ndamureba mbona nta kazi kanjye namuha, nabonaga atari seriye rwose. Brenda byaramubabaje arira ati mama mwamuhoye ubusa ni ukuri, njyewe icyo gihe mutera ibyondo yari yiyambariye neza cyane, imyenda imufitinze aberewe wagira ngo agiye nko gusezerana pe. Mama atekereza ko yari yambaye neza ku buryo nageze imbere nkamutekerezaho nkumva nasubira inyuma nkaca bugufi nkamusaba imbabazi nkamuganiriza ngo numva ahantu yari agiye turebe n'icyo twabikoraho byibuze mufashe muhe na lift kuko kugenda n'amaguru mu muhanda n'ibyo byondo byose nanjye nabitekerejeho, ni ukuri numva nta bumuntu mfite. Nari ngiye kubikora ngo nsubire inyuma ariko nyine ntago nigeze mbibasha kubera ukwihagararaho kwanjye, ntago nigeze mbishobora. Nahoraga nsaba Imana guhura nawe nibura nyine tukaganira tukabiganiraho nkanamusaba imbabazi. Twahuye kenshi mu nzozi nkumva niduhura amaso ku maso nzahita musaba imbabazi, aricyo kintu cya mbere nzakora. None ndi dore mama arinze agenda ntabikoze, kubivuga byananiye. Ubu se koko Mana yanjye yadufashe gute, yadufashe ngo iki? Ko twese nta n'umwe wigeze atinyuka kumusaba imbabazi n'ibyo twamukoreye byose. Sinzi impamvu gusaba imbabazi bitugora, ariko Imana imfashe ni ukuri byibuze nitwongere kubonana mama tuzamusaba imbabazi, ndakwinginze tuzamusaba imbabazi pe. Uwo munsi nimugoroba Mucyo yari ari mu rugo ari kubona yishimye cyane anezerewe ku buryo bugaragara. Bright nawe yari avuye aho yari yagiye, ahageze
asanga Mucyo ameze neza yishimye yahashye neza cyane kandi ibintu byinshi cyane bizamaze igihe. Bright yarikanze ati aya ni amafaranga wakoreye uyu munsi gusa wahayishije byagenze bite? Njyewe niyo nakoze icyumweru cyose ntago nabasha kubona amafaranga agura ibintu nk'ibi ngibi byose. Mucyo ati uyu munsi Imana yankoreye surprise, yamubwiye ukuntu byose byagenze ko amafaranga menshi ari mama Brenda wayohereje ko kumushimira ubwo yatabaraga umugabo we akamugeza nyine kwa muganga, kandi nyine agakomeza no kumushimira ko atamusize wenyine batarahagera. Ati gusa ntago nabikoze kugira ngo nshimwe, nari mbikoreye nyine kumufasha gusa nk'uko natabara undi muntu wese niyo yaba ari umuntu uciriritse udafite n'umuryango. Bakomeje kuganira ariko Bright akabona Mucyo afite ibyishimo ku maso, akabona rwose ntago bisanzwe. Aramubaza ati ariko se ko mbona ufite umucyo ku maso? Mucyo araseka ati nabuzwe n'iki kugira ko nanjye ndi Mucyo. Bright aramwenyura ati mbwira n'amafaranga baguhaye arimo kugusaza gutyo? Mucyo ati reka rwose nta nubwo ari n'amafaranga yatumye nezererwa gutyo. None se ntuzi ukuntu nahoraga nkubwira yuko nifuza kongera guhura na wa mukobwa watumye nkererwa muri interview? Bright kumva agaruye iby'uwo mukobwa ahita arakara cyane ati ntukambwire uwo mukobwa w'umwirasi watumye ubura akazi. Mucyo ati yego koko yatumye mbura akazi, ariko maze iminsi nifuza kongera guhura nawe, nuko numvaga nyine ntaho bizava. Ntabwo ushobora kumva ukuntu kongera kumubona byanshimishije cyane. Nabyifuzaga rwose, nashimye Imana ko nongeye kumubona. Ni ibintu nahoraga nsaba Imana ku buryo nafataga n'umwanya wanjye nkamutekerezaho. Numvaga nshaka ko duhura nkamubaza impamvu yirata n'ibindi byinshi bitandukanye. Mucyo ati cyakubwira ko uwo mugabo natabaye ari we papa we, akaba n'umugabo wa mudamu wanze kumpa amahirwe ngo ampereze interview. Bright ati buretse numva ntabyumva. Ubwo ushatse kuvuga ko uwo mukobwa mama we ari we washakaga abakozi cya gihe? Mucyo ati cyane rwose, bose uyu munsi twongeye turahura. Bright ati nizere yuko mukimara guhura ukamenya ko ari papa wabo watabaye wahise wigendera ntiwongere no kubavugisha ukanabyicuza cyane. Mucyo ati hoya ntabwo ari uko bimeze, nta nubwo ibyo bintu rwose nari kubikora, kuko ahubwo nibwo ngomba kubavugisha cyane. Barambabaje cyane, bantesha agaciro, banyereka ko ntacyo nicyo, ko ntacyo mvuze. Byibuze nanjye babonye yuko mfite agaciro, mbihoreye nkahita ndakara nkabereka ko umutima mubi banyeretse cya gihe ariwo nanjye mfite ntacyo naba mbafashije, kuko nyine naba mberetse yuko ntaho ntandukaniye nabo. Rwose njyewe nta kibazo, nzasubira no kubasura kwa muganga. Bright atubasura kwa muganga? Ubwo ngubwo se uzaba ujya he? Ewe sinzi ukuntu uteye pe, ibyo bintu abantu benshi ntago babishobora rwose, ari njyewe ntaho nazasubira. Mucyo ati nzajyayo, nzasubirayo kubasura paka papa wabo akiza akamera neza. Muri iyo minsi papa Brenda yakomeje kurwara. Mu rugo iwabo kwa Brenda byatangiye kubacanga, business za papa wabo zitangira kuzamo ibibazo n'akavuyo, dore ko bimwe mama wa Brenda atarazi niyo biva niyo bijya, ntabwo yari azi niyo byerekeza. Batangiye kwicuza impamvu papa wabo yahoraga yifuza kubabwira byose akora ngo bamenye ibyo ari byo, ariko bakabyanga bakabimuharira wenyine. Mu kazi ka mama Brenda kandi naho byatangiye kutamera neza, kuko papa Brenda yajyaga amufasha, none yari arwaye nyine atameze neza, ibintu byari bitangiye kuzamba cyane. Mucyo nawe wari wariyemeje kuzagaruka kubasura, yahamagaye Brenda amubaza ko bakiri mu bitaro. Brenda kubona ari Mucyo umuhamagaye biramutungura cyane, ariko yaramushimisha aramwitaba. Mucyo ahita atangira kumubaza ati none se muracyari mu bitaro? Brenda ati yego, ahubwo se tuzanavamo ko papa akomeje kuremba, na n'ubu ntarakanguka. Mucyo aramwihanganisha amusezeranya ko ari buze kuza kubasura. Mucyo ahageze aje kubasura, Brenda yarikanze, nubwo yari yabimubwiye kare ko ari buze kuza kubasura,
ariko yumvaga wenda arimo kubeshya. Ntabwo yiyumvishaga ukuntu nyuma y'ibyo bamukoreye byose abirenzeho agakomeza kubitaho. Icyo gihe yaje kubasura yicaye na Brenda barimo kuganira. Mama Brenda nawe ahita aza, ari kubona yacitse intege cyane kubera ukuntu yabonaga papa Brenda atarimo koroherwa kandi no mu kazi bitarimo kugenda neza. Umushoferi we nawe wamutwaraga yari yamaze kumusezera kandi amusezera bitunguranye cyane, byari ibibazo impande zose. Umukobwa we Brenda yahise amubaza ati ariko se mama, ko mbona utameze neza, nawe warwaye? Mama we ati hoya mwana wanjye sinarwaye, nuko mbona ibintu bikomeje kuba bibi cyane. N'umushoferi wanjye amaze kunsezera aka kanya kandi nkeneye undi byihutirwa. Ahubwo se Mucyo, ko nawe nabonye uri umushoferi kandi ko muba muziranye, ntawe wandangira udafite akazi ngaze nkamuhe ajya ntwara, ko nkeneye umushoferi byihutirwa cyane? Mucyo wari ukeneye akazi kubi yagize ngo hari yumvise nabi, ahita amubwira ati umushoferi arahari rwose kandi araniteguye cyane. Mama Brenda arishima ati Imana ishimwe, duhuze rwose kuko ndamukeneye cyane pe. Mucyo aterega ni njyewe. Icyo gihe yahise abasobanurira ko ari ukeneye akazi, ko burya ntako yari asanzwe afite, ko mu by'ukuri nawe akazi agakeneye cyane. Mama Brenda yahise amuha akazi gutyo, anamubwiye umushahara yumva nta kibazo azawukorera. Mu bintu atatekerezaga nuko aba yiboneye akazi gutyo. Mama Brenda ahita amubwira ko guhera ejo azatangira kumutwara. Mucyo aramushimira cyane, aramubwira ati nta kibazo rwose njyewe nditeguye. Mucyo amaze kugenda, Brenda yatangiye kubwira mama we ati ariko mama, buriya ntago uhubutse kumuha akazi? Ese wibagiwe ibyo twamukoreye byose? Ese buriya uba ubona atameze nk'umuntu ushaka kutwihimuraho bucece? Mama we ati none se uragira ngo muhamagare mpite mubwira ko akazi nari maze kumwemerera tukamwimye kandi narangije kukamwemerera? Ntakubeshye nanjye mfite ubwoba, ariko iyo murebye mbona yaba ari umuntu mwiza. Reka kuri iyi nshuro ntitwongere kumwima amahirwe tutaranagerageza. Byibuze reka tugerageze gukosora amakosa twakoze imbere, kandi si nayo mpamvu itumye muha akazi kugira ngo wenda dukosore ayo makosa. Ni ukuri mubonamo ubunyangamugayo bwinshi cyane. Bukeye Mucyo yatangiye kubakorera gutyo. Uko iminsi yagendaga yicuma kandi niko no kumushidikanyaho kose bari bamufiteho kwagendaga gushira, kubera ukuntu babonaga ari umuntu mwiza kandi w'inyangamugayo, ku buryo bose baje no kumusaba imbabazi z'ibyo bamukoreye byose. Mucyo nawe arababarira ubundi bibanira neza. Papa Brenda nawe kandi yaje koroherwa, arataha ajya mu rugo, ariko yari ataramera neza cyane ku buryo ahita asubira mu kazi. Icyo gihe kandi noneho yari yarahaye agaciro ubuzima, kuko yabonaga byose umuntu abigeraho ari uko ari muzima. Yararitse abanza gukira neza, abona gusubira mu kazi. Mucyo nawe yakomeje gukora akazi ke k'ubushoferi, akomeza gutwara Mama Brenda. Rimwe bari mu nzira bataha, yabonye Mama Brenda atameze neza, arimo asoma amadokima byamucanze, akabona arimo kwivugisha, afite ibibazo bikomeye cyane. Bageze mu rugo Mucyo aparitse kugira ngo Mama Brenda avemo. Mama Brenda yabanje kumara akanya arimo gusoma, nyine acisha amaso muri za dosiye zose yari afite, ubona rwose atarimo kubyumva, akivugisha ati byagenze bite, ubu koko ni ibiki? Mucyo nawe yageze aho afata zimwe muri izo mpapuro atangira kurambura, ati reka ndebe ibintu byagutesheje umutwe. Mama Brenda ati kuntesha umutwe gusa, ndabona rwose bigiye kunsaza. Byansajije Papa Brenda atararwara, ubundi niwe wakundaga kubimfasha, none ndimo ndanga kumustresa ataramera neza. Byananiye pe, byantesheje umutwe, nintareba neza kampani yanjye irajya hasi. Yakomeje kumubwira ati bampereza raporo banyereka ko ibintu byose ari byo, nyamara nareba nanjye nyine nkabona ari nibyo, ariko nkibaza ahantu amafaranga ajya bikanyobera. Amafaranga rwose ndayashaka nkayabura, nkabona nta kintu tukinjiza. Mucyo yafashe izo mpapuro zose aritegereza, ati ibi bintu se ko mbona harimo amakosa menshi cyane, wowe urimo kubona ari byo gute? Mama Brenda ati Mucyo,
wowe hari ikindi kintu urimo kubona mu kikosa se? Njyewe se ko ntabyo ndi kubona. Narebye neza rwose byose bimeze neza, ariko sinzi ahantu biba bipfira amafaranga yo ntaboneke. Mucyo akomeza kwitegereza ati nyamara harimo discordance mu mibare, ntabwo birimo guhura. Tujye ku mashini mbikwereke neza, nawe urabyibonera yuko harimo amakosa menshi cyane rwose. Bavuye mu modoka nuko baragenda, atangira kureba ibintu byose uko bimeze, maze abonamo amakosa menshi cyane mama Brenda atabonaga. Icyo gihe ari muri ibyo byose Brenda yamusanze aho yari yicaye, nuko azamuzaniye kofi ngo byibuze anaruhukeho. Mucyo aramushimira ariko aramubwira ati ibyo nari ndimo gukora n'ubundi byasaga nkaho birangiye. Mama Brenda ahita aza, Mucyo amwereka ayo makosa yose n'ahantu nyine birimo gupfira, maze mama Brenda abibonye arumirwa ati uzi ko baba bampinjaritse, nyine bazi ko nanjye ntabyo nzi, baba banyifatiye bakambeshya rwose, ibintu ngiye byose ntabwo nari mu kubibona. Ako kanya bose bahise batangazwa n'ubuhanga bwa Mucyo, ukuntu abashije kubona ayo makosa yose muri ako kanya gato gutyo. Papa Brenda nawe wari utangiye kubona akabaraga ahita aza, nawe byose Mucyo yaramaze kubona nawe arabibona, aramubwira ati Mucyo uri umuhanga cyane, umuntu usanzwe udafite ubwenge nk'ubwo bwawe ntabwo yabasha kubona aya makosa yose, urantunguye cyane kandi ni ukuri biranshimishije. Yahise abona ko agomba kumuha akazi noneho, ariko akakamuha kuri poste ikomeye cyane yo hejuru isumba iyo yari yapurayingeho cya gihe, kuko noneho yari abaye umuyobozi ukomeye cyane. Mucyo bakimubwira yumvise atabyumva, nta kazi asabye, nta bizamini akoze, yari abonye poste ikomeye cyane atanatekerezaga yuko ashobora kubona. Yabibwiye inshuti ye Bright aterega narabikubwiye ko ibyawe nta hantu bijya bijya rwose, narabikubwiye yuko Imana buriya ikirimo kugushakira poste nziza cyane, none reba akazi ubonye ukuntu kameze, nta nubwo wigeze unabirota mu nzozi ko ushobora kuba umuyobozi nk'uriya. Mucyo ati ubu ngubu noneho nanjye nawe umuhamya wo kubihamya ni ukuri. Ubuzima bwarakomeje, Mucyo afite akazi keza cyane kandi akagakora neza cyane agakunze, na kampani ya mama Brenda itangira kongera kuzamuka cyane, yigira ahantu heza cyane hashimishije. Mama Brenda yareba uwo musore mwiza w'umuhanga cyane yari yaritesheje gutyo, akavuga ati rimwe na rimwe ikiraro twirengagiza nicyo cyonyine kiba kigomba kutwambutsa kikatugeza aho twifuza kujya. Umukobwa we Brenda kandi yari asigaye akunda umuhungu cyane, ariko buri gihe akumva afite ubwoba bwo kubimubwira, akumva afite n'ibimwaro byinshi kubera ibyo yari yarakoze. Nubwo yari amusabye imbabazi, yaravugaga ati uko biri kose ntabwo yigeze abyibagirwa, iteka yambonye ahita mbona muri ya shusho. Ese ko mukunda cyane nzabigenza nte? Ese nzabimubwira? Ese nimubwira azabyakira gute? Brenda yaramukundaga cyane, ariko yari afite ibibazo byinshi cyane mu mutima we byatumaga atabasha kumuhishurira amarangamutima ye. Brenda yakundaga kujya ku kazi ka mama we kenshi agiye kumureba, ariko mu by'ukuri si yabaga agiye kureba kuko n'ubundi nimugoroba yabaga ari butahe bakabonana, ahubwo yabaga agiye kwirebera Mucyo kugira ngo byibuze amusuhuze banavugane. Brenda yatekereje gushaka kumubwira ko amukunda, ariko ntabwo yigeze abishobora, iteka byaramunaniraga. Rimwe ariko noneho yari yamaramaje, yumva agomba kurara bivuze. Yamusabye ko bahura bakaganira, yumva rwose icyo gihe ari buze kuza kubivuga, nyamara byaramunaniye nta kintu yavuze. Mucyo bicaye barimo kuganira, amubajije icyatumye amutumaho ngo baganire, Brenda abura icyo avuga, ariko mu kuyikura aramubwira ati nashakaga kugusaba imbabazi Mucyo. Mucyo ati shabure, ubu koko inshuro zose umaze kunsaba imbabazi twazibara? Humura ni ukuri narakubabariye. Brenda ati ndabizi ko wambabariye, ariko ndanibaza niba ujya wizera yuko nahindutse. Mucyo ati njyewe nizera ko umuntu ashobora guhinduka, kandi ni n'ibintu bigaragara ko wahindutse cyane. Brenda kumva ko Mucyo amubwiye gutyo biramushimisha, ati Imana ishimwe ko ari ukubibona, buriya kuriya kuntu twaguhemukiye ugafasha papa utamuzi
naho umenyeye ko dufitanye isano nawe n'ibyo twagukoreye ntibigutere umutima mubi ugakomeza no kumusura. Byadukoze ku mutima, byaratwigishije cyane. Ni ukuri byatumye natwe duhinduka pe, waradufashije, watubereye umwarimu mwiza cyane, wadufashije guhinduka. Mucyo ati ndishimye cyane ko mwahindutse kuko nanjye rwose nari narababajwe n'umukobwa mwiza cyane nkawe, ariko w'umwirasi unasuzugura utanashobora gusaba imbabazi. Nanjye guhinduka kwawe kwaranshimishije cyane kuko noneho ubu ngubu usigaye uri mwiza hose, usigaye uri mwiza imbere n'inyuma. Brenda kumva ko avuze gutyo ko ari mwiza imbere n'inyuma byaramushimishije cyane, maze nawe aramushimira nyine kubwo bwiza abubona, ariko yumva nta kindi kintu Mucyo abivuzeho. Ntibagira ikindi kintu babiganiraho, bakomeza kwiganira ibindi bintu bisanzwe, ariko nyine barinze batandukana. Brenda kubivuga neza bimunaniye, ntiyabasha kubwira Mucyo ko amukunda. Bageze mu rugo nijoro baryamye, Brenda yanditse message nyinshi cyane zitabarika, ariko kuzohereza biranga biramunanira. Kubwira umuhungu ko amukunda biranga neza, bimukomeza kumubera ihurizo. Akavuga ati ninde muhungu wakunda umukobwa wamukoreye nk'ibyo nakoze? Ninde muhungu wakenera umugore mu rugo rwe umeze nkanjye, wamubwiye amagambo babi nkariya kandi nkanamusuzugura? Iyo mbimenya mba naricishije bugufi nkamusaba imbabazi cya gihe bikimara kuba, nkakosora amakosa yose nakoze. Brenda akiri muri uko kwicuza kwe gusinzira byanze, yagiye kubona telefone ye irasonnye, maze mu kureba umuntu umuhamagaye abona ni Mucyo umuhamagaye. Yarishimye cyane, ubanza ariyo call ya mbere yari imushimishije cyane kurenza izindi zose kuva yavuka. Yahise amwitaba, batangira kuvugana, amubaza uko ameze, undi nawe arabimubwira amubwira ko ameze neza. Bakomeje kuganira, bageze aho Mucyo aramubwira ati guhura nawe byari byiza cyane, ni ukuri byanshimishije. Brenda biramushimisha kumva yuko amubwiye ko byamushimishije, ati noneho tubigire ngarukamwaka. Mucyo ati ngarukamwaka? Ubwo se ushatse kuvuga rimwe mu mwaka? Ese uguze ukuntu umwaka ari munini cyane? Kereka ubwo bibaye bitadushimishije, ubuze kuvuga byibuze nka rimwe mu kwezi. Brenda ku mutima agatekereza ati ntabwo uzi ukuntu ngukunda Mucyo, ntabwo uzi ukuntu nakwifuza no kubana nawe buri munsi. Yarabitekereje ariko ntabwo ari gutinyuka kubimubwira, yaricecekeye ntiyagira ikintu avuga. Icyo gihe Mucyo yamubwiye yuko atari blague, ko ibyo arimo kumubwira akomeje, ko yifuza ko bazajya bahora bakaganira. Amubwira ko yifuza ko bakibera inshuti, bagahamagarana, bagasurana, buri wese akamenya amakuru y'undi. Brenda se aho bari bamukuye yabyakiriye vuba na bwangu, kuko nawe ibyo bintu rwose yarabyifuzaga. Kuba inshuti gutyo byahise bitangira nyine muri icyo gihe. Muri ubwo bucuti bwabo kandi Mucyo yabonaga Brenda yarahindutse cyane, yarabaye umwana mwiza cyane. Mucyo kandi yari yasobanukiwe ko nubwo yari yaramuhindanyije cya gihe bahora bwa mbere, ariko ko yari yamukunze akimubona kubera ukuntu yahoraga yifuza kuzongera kumubona. Nuko ntiyakomeza kubyererana, amubwira ko amukunda cyane. Icyo gihe Brenda yaratunguwe cyane, yari asigaye amufata nka musaza we. Yararangije kubyishyiramo gutyo, azi ko badashobora gukundana ngo bikunde. Brenda wamukundaga cyane, anabimaranye iminsi, nawe yamubwiye yuko amukunda cyane. Bose byarabashimishije cyane kuko buri wese yakundaga undi bya nyabyo. Ababyeyi ba Brenda kumenya ko umukobwa wabo akundana na Mucyo byarabashimishije cyane. Byari nk'igitangaza kubera ukuntu Mucyo bari baramukunze cyane. Babonaga ari umusore w'umuhanga cyane kandi w'imico myiza, nta kintu na kimwe bamunengaga. Barabyishimiye ndetse baranabashyigikira cyane. Umuryango wa Brenda kandi wari wishimye cyane. Papa Brenda yarakize, yarasubiye mu kazi, umudamu we mu kazi bigenda bimeze neza. Noneho kandi na bimwe birengagizaga gukora byose basigaye babikora, kuko babonaga cya gihe bigenda nabi Papa Brenda agahita yitaba Imana, ubuzima bwabo bwari kuba bubi cyane. Babonaga bari gusigara bameze nka bamwe bajyaga baseka, kuko imitungo yabo bari no kuyirya ntibanabimenye kuko nta kintu na kimwe bajyaga bitaho.
Brenda yarasigaye afite akazi azi gukora, kwirata no gusekana yarabishyize ku ruhande. We na Mucyo kandi bari bakundanye cyane, kandi Mucyo ageze ahantu hashimishije cyane. Bari barakoze ubukwe bafite urugo rwiza cyane, ubuzima bwari buryoshye muri icyo gihe. Mucyo yarasigaye anezerewe, afite Brenda umukunda cyane, afite akazi keza, yubashywe, afite amafaranga. Inzozi ze yarose kuva kera noneho yari yarazikabije. Za ndirimbo z'amaganya yahoraga aririmba noneho yari yarazisimbuje indirimbo z'amashimwe. Mu byo yaragezeho byose ariko ntabwo yigeze yibagirwa cyangwa se ngo yirengagize ahahise. Ntabwo yigeze yibagirwa inshuti ye Bright yamubaye hafi, ikamubera umuvandimwe, ikamufasha mu bibazo byose yahuraga nabyo. Nawe noneho yarahabaye ku bwe igihe cyose yabaga yiteguye kumufasha. Ubuzima bwarakomeje hagati ye na Brenda, bikundaniraga cyane, maze rimwe Mucyo avuye mu kazi asanga Brenda yahageze ameze neza ategereje umugabo we. Mucyo yaramwitegerezaga ariko akabona umugore we aranezerewe cyane, afite ibyishimo bidasanzwe. Brenda aramusuhuza, amuha karibu, amufata akaboko, aramubwira ati uyu munsi ngufitiye surprise. Mucyo yibazaga iyo surprise iyo ariyo bikamuyobera, maze bageze aho Brenda yaramujyanye amusaba gufunga amaso, atureyafungura ari uko mbikubwiye. Mucyo yafunze amaso arimo anibaza gift nziza cyane umudamu we yamuteguriye agiye kumuha iyo ariyo. Agiye kubona afunguye amaso atungurwa no gusanga ari gift nziza cyane Imana yari yabahaye umuntu atabona n'amafaranga yakishyura. Icyo gihe yari asanze Brenda atwite. Hari hashize amezi 8 babanye bategereje ko Imana yabaha urubyaro, ariko babona rwose batarimo gusubizwa, batangiye no kugira ubwoba. Gusa ubuzima bwa Mucyo Imana yari ikomeje kubwuzuzamo umunezero mwinshi cyane. Icyo gihe barishimye cyane, aterura umudamu we Brenda, avuza induru bayishima cyane, bakomeza no gushimira Imana cyane. Mucyo yarebaga ibintu byiza byose amaze kugeraho, yareba ahantu Imana yamukuye, agatekereza ingendo yakoze ashaka akazi, akareba na poste nziza asigaye ariho, akareba umugore mwiza afite bakundana cyane, akareba n'ukuntu Imana ibahaye umugisha bagiye gutangira kwitegura kuzakira umwana wabo, akabona ineza y'Imana ntabwo ari mu kubasha kuyirondora. Yatangiye kubona ko mu gihe gikwiriye Imana ijya ibasha guhanagura amarira yose umuntu yarize, ikayasimbuza umunezero n'amashimwe. Bose bari bishimye cyane. Brenda nawe yabona umugabo mwiza umukunda cyane Imana yamuhaye, akabona umugabo w'imico myiza wabashije no kumuhindura ntamuhore ahahise he, maze akarushaho kumukunda cyane, bakomeza kwikundanira. Mwakoze cyane kubana natwe. Aha niho inkuru yacu y'urukundo rwa Mucyo na Brenda tuyisoreje, nanabashimira ko mwayikurikiye. Brenda wirataga cyane agatera ibyondo Mucyo, ntago yari azi ko ibyo byose arimo kubikorera umusore w'inzozi ze. Urukundo rwabo rwavuye ahantu nta muntu n'umwe watekerezaga ko rushobora kuva. Mucyo wahoraga yihebye, Mucyo wahoranaga ubukene bwinshi cyane, atabona n'itike, agenda n'amaguru. Mucyo utarabonaga n'amafaranga yo kwikodeshereza inzu no kwitunga atabibasha, noneho yarasigaye abayeho neza cyane, afite inzu abamo yabo ndetse n'izindi bakodesha ku ruhande. Ni byinshi cyane twabonye muri iyi nkuru, kandi nawe niba hari ibikugoye cyane, ndagusabiye ngo Imana igukomeze, iguhe kwihangana, ubinyuremo gitwari utandavuye, maze mu gihe gikwiriye bizanezeza umutima wawe, iguhanagure amarira yose, uzongere wishime unezerwe, izuba rizongere rirase. Ntago nagira ntashimiye mwebwe mwese mukomeje kunsabira ngo Imana ikomeze inyagurire impano, nkomeze kubagezaho inkuru nziza zibubaka. Komenti zanyu zose ndazibona kandi nkomeje no kubibashimira cyane. Imana ibahe umugisha. Reka rero dusubikira ahangaha uyu munsi. Imana ikomeze kubarinda, ndabakunda cyane. Tuzasubira ubutaha. Mwari kumwe na Nema.